ariko wakoye washyizeho kamera no ikibazo ngira ni kimwe niba hari mu buzima hari umuntu njya nibazaho nkavuga uyu muntu akoze ati ni wowe birako iyo usetse naba nshaka guseka nk'iyo wandakaje numva narakaye hari igihe turebana tukarebana ngajya kubona nkabona urasetse nanjye ngahita mucwanyukira nanjye ngahita nseka nangiza nyuma nkibasa nk'ubu ngubu nsetse iki urandeba gutya gusa ukandeba nkahita nseka nkahita mvuganisha cyakoze nyine niweho wanjye ibyishimo ma ntabwo njya menya ahantu biturutse cyane ubugari mba naguhaye ubugari n'inyama ntabwo mbizi ariko buri kintu cyose uma kiranezeza nuko buri kimwe cyose nyine kiranezeza banza umbwire ikintu wankundiye nagukundiye se ikintu nagukundiye rero ko numva ngewe rero twihuze uzi ikintu nagukundiye ukimara kumbwira ko unkunda nahise nshyira ifoto yawe kuri WhatsApp abakobwa bose ndabereka bereka umuhungu warenze ku bakobwa bose aza gukunda ngewe ibaze ko wowe nkikubwira ko ngukunda utazi niba nanakuryarya cyangwa se ari ibyanyambye wahise ufata ifoto yanjye uyishyira kuri WhatsApp sibyo noneho nka nyuma yawe kandi noneho wowe wari utaranambwira ko unkunda ansubije aciyeho ndabyibuka ansubije aciyeho hafi nk'ukwezi uzi ikintu naraga nibaza se nakoherereje message nyine wanyoreje message uri ukanyoreje message ngo duhurira hafi yo kuri segiteri bwa mbere hariya n'ubundi ndavuga se bagiye kumbwira iki ko mbwiye ngo duhure cyagiye naje no baranjye mfite makano kubwo banabani wasanga agiye kumbwira ati wa muhungu rero narakurebye ndavuga nti yewe sitwaje ndi kumwe na wa mukobwa baza kumubwira ati dore umuhungu wankunze wa mukobwa atangira kumbwira ngo uri kumbeshya ndavuga ati ceceka tubanze turebe ko basi ari buze akabanza ari njyewe asuhuza ariko basi nyine wabonye uburyo kina gushuhujemo n'ukuntu nanjye nari ngufitiye ama emotion ari bimeze neza shiri nanjye nshaka kukubaza ariko nkambaza ikibazo uba wumva nyine nk'ukuntu tumeranye ukuntu tuba twishimiranye ibyishimo tuba dufitanye hano mu rugo ubyumva gute turamutse turebye nk'ahantu dusohokera Jemba numva ahubwo twajya duhora tugendana twajya guhaha kugira ngo nereke abantu bose ko ndi kumwe na sheri wanjye tukaba twajyana ni kuhora n'akazi kenshi ubundi mba numva twajya kugura umugati twajya mbese n'umuriro twajya ibaze no kwifuza kujya kugura umuriro kandi kuri telefone byemewe ariko kugira ngo tukajya kugura umuriro kugira ngo tugenda numva twajya kugura nko ku muhanda kugira ngo babibone basi nyine nanjye ndi proud yo kuba ntabwo uzajya unkwepa gukwepa si ubu ngubu uri kubona ko kundi ujyana na sheri wawe agasigara inyuma akavuga turiya ntitugendane oya none se mwibariza kandi kabazo basi sibyo ni urugero nk'umuntu aramutse aje akakubwira ati nyami ko ngufitiye story ufite akanya ngo ntege amatwi nabanza nkagusaba uruhushya oya ni urugero ntago ashaka kukujyana yenge simpari nk'umuntu arashaka kubwira ati uzi ikintu cyabaye sheri wawe mubonye ari kumwe n'umuntu ari hirya gutya na gutya bimeze gutya na gutya wahita bigenza utema ngewe rwose ntago nahubuka nk'abadamu bubu cyangwa ibintu usigaye mbona byateye ashaka mbwira ngo uri kuganira n'umukobwa ntago nahita nza kukureba ahubwo ngewe nakwitwara neza mu rugo rwose nkakwakira neza ubundi hari umwanya nagenye wo kujya nganira nawe ibibazo bitandukanye nkakubaza ati umukobwa ndakubonanye mwarimu mushobora kuba muganira ari ibintu biri kubaka urugo rwanjye wenda hari akazi agiye kuguha ariko mpubutse abenshi ingo zabo ziri gusenya kubera ko ati ndamubwiye ati ari kumwe na Nyampinga akaza tukana nyine yumva amabwire okay mu gihe subwo byaba atakubwiye ngo turi kuganira kuko ati babonye muri lodge bagiye kureba abagwana bagiye kubikurikirana muri lodge aho rwose ntabwo naza
yego nababara nkashiduka nkababara umutima ariko utungutse mu rugo rwanjye ntabwo nahubuka ariko nanjye wahita ubona isura mbi wahita ubona ukuntu nyine nta uko nari nsanzwe nkwakira wabona ko byahindutse. uzi ikintu cyari kineye ubwoba se mpamvu nitsa n'uwikanje nari mvuze ni se noneho ibase ko bamubwira ngo ndi muri loji agahita avuga ati ntabwo njyayo buriya nayo iminsi mvuga ni buriya yaba ari kuvuga ati nagume muri loji n'ubundi naza ko ndahita mubwira ngo nasubireyo ariko umurashiri nanjye ntabwo najyayo erega ntabwo wagomba ukuntu ntabwo najya kure yawe n'ubundi subiza wambwiye ngo ngusanze muri loji nabifata noneho bibaye kuri njyewe bibaye uko abagabo mutihangana bibaye kuri njyewe byagenda bite shireka mu by'ukuri sibyo ngiye bibaye kuri wowe umuntu akaza akambwira ati mbonye Nyampinga muri loji ikintu cya mbere nahita nkora ntabwo najya kuvuga ngo nutaha ndakubaza utashye se bitewe na situation nsanze muhinda nkajya kuri ibyo bintu wasanga bigiye kutwicira ngiye nahita nza kuri loji kukureba kokanya ubwo umutima wabona cyangwa nasanga ibintu wabitaye hanze oya abagabo mufata icyemezo nasanga wabitaye hanze bino oya none se shireka nkubaza tuvugisha ukuri ibyo nta nubwo nabikora kwanza turakunda ntabwo twikomereza ikiganiro sibyo mu buzima busanzwe sibyo ukunda abantu bameze bate se nk'iyo ugira nk'amahirwe yenda ni ibintu njya ntekereza yenda n'igihe nyine avuga se buriya nkijya kubona akabona umuntu uje kumusaba urukundo nyine uje kumutereta nawe ni umuntu bareshya sibyo ko bidakunda kubaho yenda ni umuntu bareshya cyangwa bameze kimwe cyari kugenda gutabona abona nyine tutagiye ku ruhande n'abantu bari kubibona nyine ufite ukuntu uri mugufi sibyo ntabwo ari ukugusuzugura ariko nyine ufite ukuntu uri mugufi sibyo wereka nkusubize icyo kibazo nyine umuntu aje ureshya nanjye aje kunsaba urukundo ntabwo nahita muhakanira ariko nawe urumva kubyakira byantwara igihe kwakira yuko nk'uko namwe barebare muza mukadusaba urukundo tukabanza tukinyuza hirya hino ahubwo nubwo twinyuza hirya mukagenda tuba ati ahubwo iyo aba yaragize vuba yego noneho ni ukuvuga ngo wambonye unanshaka tubambwiye nkagusubiza bukeye mfata neza tiyo mpamvu se uramfata neza none se kwibariza kandi kabazo sibyo nko mu rugo iwanyu sibyo kigo turabana ariko ngiye nshobora no kuba nkikubajije nkana nkizi cyangwa se ntakizi ariko twe kubitindaho iwanyu niweho mugufi wahavutse gusa ibyo ngibyo byihorere nzabikubwira ahubwo se ntabwo ushaka kubivugira nyine ubwo ngubwo kuri kamera ndaza kubikubwira mu rugo mu cyumba niho turi bugane hahandi none se ahubwo ya myenda ukunda kwambara ya myenda nkunda umaze igihe utayambara yagiye imyenda irahari nuko nyine mba numva nta proti y'ahantu turi bujye nyine mfite nkabane nkunda gusohokera tuzajya ntuza tuzajya hari igisenge hari hoteli nziza ubwo ngubwo wowe uri kuvuga Karasiko nakumvishe ariko seri Karasiko si uri kuvuga ntabwo mba nasomye ni heza muri bya biti byawe she weste nahumvishe hari nanjye ndahakunda kujya kuri ari amazi biroroshye rero biroroshye ahubwo ndajya ngo none se sho buriya ikibazo mfite ko ejo bundi hari ukuntu nagize gutya nk'umuhungu ndinyeganyiza ikirenge cyawe ndagikandagira ntumva nawe uravuze ngo sibyo cyagiye nari ninjoro ukamubwira ngo kujya mbwira nyine ngo ko sinzi uko ahantu byageze warankandagiye nyine ndabyumva ahubwo sinzi ahantu byageze njya kumva numva uravuze ngo shiri we ngo nkungabiye niba rero ugiye kungabira iki ntabwo numvishe neza ari ukuntu ntabwo navuze ngo ahubwo wowe uri kuvuga ibindi byawe narakubwiye ngo urankandagiye kandi wabonye ko nahise njya wa mukobwa yageze inyuma ya kamera basi hako byose wowe uzajya ubivuga nari ngiye kurengera ariko sorry none se basi niba narengereye sibyo
kariya kantu wakihangana na nijoro ukaza kwihangana nyine nkongera nkakandagira ku kirenge nkahongera cyane ukavuga kwa kundi abaya cyageze ko wari untunguye urasyogera uri kureba imyenda yawe hariya muri garderobe kugira gutya ndi kureba imyenda muri garderobe ngira gutya nanjye ndi guhanagura hasi uri guhanagura hasi gutya ujye uhora uri tayari bazi nta kibazo iyicaro sinakubwiye ko ari yacu cyane kandi nanjye sekondi ready kujyana tubatamo ibiganiro tubabwira nyine buri kintu cyose mu buzima bwacu byerekeranye n'urukundo turaje tujye tubarabura nta kibazo kandi tayari